Uyu ni umuhungu wanyu umwami Tomutoni Kimomo Obigwe. This is the Nobles Rwanda TV, online TV in showbiz entertainment. Like, comment, share and subscribe kugira ngo tugende gatanu kuri kagenzi kako. Uyu munsi noneho nkaba mbazaniye inkuru nziza cyane. Tugiye kuganira kuri Satani. Satani shitani rusofero. Babaranya kwite koko yose nayawe. Satani uhemba nabi pe. Simvuze ko udafite abayoboke kuko nanjye sindi umwere, sindi intungane. Bwira ngo ukore inshuro ntabara, ariko uhemba nabi. Uwagukoreye ntatana no kwijujuta, ntatana no kwiheba, ntatana no kwicuza kandi yakoze. Satani uhemba nabi. Hari wenda bavuze ko ukunda icyaha barakubesheye, twebwe turabiyoberwa, ariko niba ariko kuri uhemba nabi. Ngaho umuntu wagukoreye akagenda ari kubivuga, cyangwa se uwo wagiriye neza akabivuga, uwo ngo ntimuba mukiri kumwe ngo aba yakumeneye ibanga. Ese ni gute wagira umukoresha utari bwirate? Uwo mukoresha ubwo yaba akumariye iki? Satani uhemba nabi. Ngaho umuntu araje aragutakiye ababaye, aragutakambiye, arapfukamanza arihirinze, urangije uramurebye ati ubutunzi n'ubushobozi n'imbaraga ushaka ngiye kubiguha, ariko nawe mpereza umwe mu maraso yawe cyangwa umwe mu miryango yawe. Satani uhemba nabi. Ese ubwo ubumuhaye cyangwa mu bamuguze? Aha ngaho umuntu araje ni umugabo w'icyubahiro ukomeye twese dutinya, ariko kubera akantu gatoya k'ubutunzi umuhaye uramubwira ati cyo ngaho utazigera wambara kositimu cyangwa se utazigera wambara amasogisi mu buzima bwawe. Ese ubwo ufite ayo mafaranga yose bakakubwira ngo utazambara kositime? Satani uhemba nabi. Satani uhemba nabi. Uhemba nabi. Ibyaha birakorwa umunsi ku munsi. Ngayo nguko umuntu uramushutse, umuntu wasengaga agiye mu bubari, ayobotse amaroji, indaya ngizo, inzoga aramiraguye, amatabi aratumaguye, ari kumva ari firingi aho ngaho muba muri kumwe, ariko ku ngaruka ukamwitaza kandi ari wamukoresheje. Satani uhemba nabi. Iyo arwaye ntumurwaza, iyo atonganijwe nabi iwabo nta kintu umumarira, yewe nta n'inama wamugirira. Ese kubera iki uterana inshuti zawe? Ariko n'ubundi ntawakurenganya. Uhemba iki cyo udafite? Satani uhemba nabi. Uhemba nabi pe. Ngaho umuntu umusizemo umutima wo kugira yice mugenzi we, aragiye arabikoze, aho kugira umuhembye kwicuza no kwiruka ku gasozi. Satani uhemba nabi. Nkwishuye ibanga nkubwire ikintu gituma udakundwa, n'ugukunda akaba atakwirata. Ese wakwirata ute usobuje udahemba neza? Satani uhemba nabi. Simvuze ko udafite imbaraga n'ubushobozi pe, umbabarire utanyumva nabi. Ufite imbaraga n'ubukaka n'ubushobozi ndetse n'ubushake, buri gitinyiro, ariko uranenga ikintu kimwe: uhemba nabi. Nta muntu n'uyu n'umwe nigeze numva wagiriye neza ngo umuhe ibintu byuzuye, byose ubimuhana umutima utuje, byose ubimuhe bimuhaye. Reka da, iwawe ngo nta cyawe kitagira inkurikizi. Ngaho umuntu uragiye agusabye ubwo bufasha, ngakeneye inzu yo kubamo cyangwa se ikindi kintu runaka, urayimwubakiye, nako urayimwubakishije kuko wowe utahagera, umuhaye ayo mafaranga cyangwa se ibyo binagazi by'amafaranga ntazi iyo bivuye. Ariko uramwata kiriya cyumba nubwo ari mu nzu yawe utazagikandagiramo, kigiye kubamo inzoka zanjye cyangwa se indi migenzo. Satani uhemba nabi. Satani uhemba nabi. Ugukorera wese ntabwo uba ushaka kagaragara neza cyangwa se ngase neza. Ngaho reba abicanyi ukuntu baba basa, abajura ukuntu baba basa.
Satani uhemba nabi. Ese Satani uhemba nabi. Satani uhemba nabi. Ni gute umuntu yagukorera akagukorera bikunze, ashishikaye yanashishoje, wangiza ukamuhemba kumunyunyuza amaraso no gupfa ahagaze no kubura ubwenge? Satani uhemba nabi. Uhemba nabi pe. Uhemba nabi. Uhemba nabi. Iki ngiki si igihangano, ahubwo ni ukuvuga ibiriho. Umugani w'abagabo ngo akariho ntikavugwe. Ni ukuri Satani uhemba nabi. Nta kintu cyawe kiramba, nta kintu orijinali ugira. Ntawe ugukora n'umwe ngo yishime. Asi kubera icyo utera abantu kwicuza, kandi ari wowe wabateye gutangira ibyo bibatera kwicuza. Yego gushukana urabishoboye, kuko n'ubundi uri sekibi, ariko uhemba nabi. Ntagukoreye ngo atwenge, twenge, akwenkwenuka akwishimiye, yizihiwe n'umukoresha mwiza afite. Satani uhemba nabi. Yeah, right. This is the Nobozi Rwanda TV, online TV, showbiz entertainment. Uyu ni umuhungu wanyu, umwe, number uno, Tom. Yeah, man.